Gainda shute imbigizente imisiyo idashira bonsangu womunda kwihogora iminsi nimike kwihogora iminsi nimike tukicara hamwe tukaganira kumara agahinda watewe n'abantu kwihogora iminsi nimike kwihogora iminsi nimike Musuta uzatunezeza ozibagirwa irungu wagize tutari kumwe kwihogora iminsi nimike kwihogora iminsi nimike Sizashira n'imyaka ishire ariko nkubone kwihogora iminsi nimike kwihogora iminsi nimike nyarukirayo umumbwirire azazejo utumutima wagukunze urakumbuye uzazejo utamaso yakubonye abona uhise ati niwe utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nyarukirayo umwumvishe neza utishutiye utibabaza umubabarire niba wumva umukunze utitekereza ibyishimo nagira mbonye uhageze ejo uti nibura
na gato erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nagiye nagezeyo nasanze amerewe nabi yabyutse mbona afite intege nke yarambwira ati nyaruka subirayo umubwira uti ntakibyuka utaha ubwo watinze kuza kureba uko amerewe uti naho umutima ntabwo wigeze ukuvaho uwukunda aragukunda uwukunda aragushaka utaha ubwo watinze kuza kumureba nta kindi ntegereje ejo nzandarange kumureba ko yankunze nanjye nkaba mukunda kandi ntegereje iki niyumvamo ko nimubone ejo nta kindi zirirwa mvuga amagambo yambwiye mu butumwa bwe nzagenderaho uwukunda aragukunda uwukunda aragushaka utaha ubwo watinze kuza kumureba uwukunda aragukunda uwukunda aragushaka utaha ubwo watinze kuza kumureba ndibaza urukundo rwacu uko mbirora mbona rucumbagira gose shenge ibuka nawe bibaze mu mutima ukuntu twamenyanye hanyuma wibuke urukundo ngufitiye ukabaza umutima mwiza nkunda gose shenge utanesha ubuzima kare nazaga iwanyu ukanyakira neza ubu nsigaye nza nkabona byarahindutse ni wowe nakunze ni wowe nkunda mpora ntekereza iteka kare nazaga iwanyu ukanyakira neza ubu nsigaye nza nkabona byarahindutse ni wowe nakunze ni wowe nkunda mpora ntekereza iteka ukanyakira neza ubu nsigaye nza nkabona byarahindutse ni wowe nakunze burya uravukanwa umugisha
barawuvukana bakazarinda bawusazana. Hari iby'isi mbona binyobera, hari iby'isi mbona bijija cyane. Ngwiyo rurema arangije kukurema, migisha uzabona arayikugenera. Ahari ugukira ugatunganirwa, ari no gukenuka ari ndurunduka. Ari no gukenuka ari ndukenuka. Umugisha burya uravukanwa. Umugisha burya uravukanwa. Umugisha burya ni nk'ingabire ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana. Hari ibyo mbona mu isi binyobera, hari abakira nyuma bagakena, hari n'abakena nyuma bagakira. Wabibona utyo bikakuyobera, tumenye rurema ko ari ibyo yanditse. Umugisha burya uravukanwa ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana. Hari ibyo njya mbona binyobera, hari ibyo njya mbona binyobera. Hariho abantu burya banyobera, bagira amashyari y'amafuti, babona ukize nyuma bakanyika, ntibamenye rurema ko yanditse. Bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo iyakaremye niyikamena. Umugisha burya ntubyiganirwa, umugisha burya uravukanwa ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana. Umugisha burya ntubyiganirwa. Umugisha burya uravukanwa. Umugisha burya ni nk'ingabire, yewe umugisha narawurabutswe. Ngiye kuwufatura nyiyaka, ngiye kuwuramyura nyiyama, ngiye gusuhuza uraceceka. Umugisha burya uravukanwa. Umugisha burya uravukanwa. Ntayoberana kuko ibyakoze byose arabonekerwa, naho uw'Imana yimye yagerageza kubikora bikamupfana. Umugisha burya uravukanwa ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana. Yewe ucuranga inanga, ndi umusaza cyane w'imyaka 80, w'imvi zamaze umutwe, uruhara rwamaze umutwe, n'imvi zamaze ubwanwa. Nagerageza iby'isi, ndaragerageza wapi, mpitamo gucuranga. Umugisha burya uravukanwa. Umugisha burya ni nk'ingabire ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana.
kumba hafi kunze yanyihoreza iyaza kumba hafi kunze yanyihoreza uwo mwana w'umwari niwe undutira bose niwe nyina w'abeza niwe unyuzuye umutima niwe nyina w'abeza niwe unyuzuye umutima yo namwise umuhire umuhiga bose namwise umuhire umuhiga bose gukundana ko bisa iyo ukunze ugukunda yewe nyabusa uwo nkunda uwo nkoza ku mutima nira nawe niba unkunda oya bimbwire mbimenyeyo zuba ry'umutima wanjye ntuzame mu kirere zuba ry'umutima wanjye ntuzame mu kirere iyo biba ari bishoboka ndahita mera amababa nkagaga ikirere nkisangira uwo nkunda nabona uwo nkunda nkaganira n'uwo nkundayo mu byishimo byinshi n'umunezero mu byishimo byinshi n'umunezero mu byishimo byinshi n'umunezero mu byishimo byinshi n'umunezero wowe wahoze uri urubavu rwanjye none warusize rurangaye uwari uwanjye se kumpemukiye narakwiyeretse nta mbere kirimo aho wanyuze ushaka kwigendera wahasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahamvura hari hasobetse umutima wawe uwo nahoraga nita ingenzi nyabusa nkigusaba ibyishimo byinshi byari hagati aho nkongera nkiyibutsa ukigera iwanjye udukino twacu nk'abana bato none nibyo byavuye mu mubabaro wanyerekaga uruhande rwiza gusa nyamara ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi nta kintu kijya kimbabaza nko kumva wanyuze bose bavuga ngo dore umugabo wa mugore wanyuze ahayikoreye imyenda ye nuko mbikubwira ukagira ngo ndakwanza kenshi wifatiye amazi kandi ubwo bye babaye wimuhira heruka umugongo mu mwana
shakora gwira rwose ryanjye nukutaribona nawe ubundi ubu narashavuye icyakwereka mu mutima wanjye n'amarira menshi y'agahinda kawe iyo ndebye ukuntu bebe igira ariragira tese mama rihe nanjye nakwibaza ko wananiye mvi n'indi nyeguye mu mutima ndimwe wanjye cy'ukundu gukunda ntukamwe mukirenda bigusabye mujye mujinama mwunguru urugo rwanyu muhaba n'abanyu uburere bwiza nibo duteze uru Rwanda rw'ejo byose tuyikesha mwebwe mutubyara bityo maze mubyarire igihugu